Ndabaramukije cyane mwukagira Imana. Ngiye inkomoko y'umugani dukunze guca tugira tuti yagaruye ubuyanja. Uyu mugani bawucira ku muntu warwaye akamererwa nabi cyangwa wazironzwe n'umukeno. Abo bombi ari ukiza iyo ndwara y'ubujyahabi ari n'ukiranutse n'ubukene, iyo bazahutse bakabyibuha bo babonye baravuga ngo yagaruye ubuyanja. Ibyavuzwe n'abagombozi bo ku Musamo mu Nduga ahasaga umwaka w'1300. Icyo gihe Ruganzu Bwimba yari amaze gutabara Bucengera i Gisaka, u Rwanda rutegekwa na Cyenge cya Nyakesa w'umukobwa. Atabara umugore we Nyakiyaga cya Ndiga atwite inda nto, akajya agenda bisha na bisha arindiriye ko umugore yaruhuka. Ibiri mahire abyara Bwimba akiri mu nzira, abyara umuhungu. Ruganzu amaze kubimenya yambika umuhigo awicamo ingwe. Uruhu arwohereza Cyenge n'abiru hw'ingobyi y'umwana, anabatumaho ngo umwana we bazamwite Rugwe, naho ryo iry'ubwami azaryitwe n'abiru. Izina aryitwa na Gitandura cya Kingari. Arongera ati kandi umwana wanjye ntimuzamuhe ubwami, niwe uzabwiha. Akomeza urugendo aratabara, nibwo aguye i Gisaka. Umugore we ahungurwa n'umugabo wabo Mwendo. Umwana amaze kugimbuka, Mwendo mugira ishyari byo kurwanira ingoma mu bwenge. Amuroga inzoka iramuzingamisha aburutaza. Niyo nkomoko yo kudahungurwa kw'abagore b'abagabekazi Rwanda. Rugwe rero akomeza kurwara, rubanda bakuka umutima bavuga ko u Rwanda rugiye kuraranze, aribyo bivuze kubura umutegetsi. Nawe Mwendo akirya icyara yibwira ko agiye kuba umwami w'u Rwanda. Yarwaniraga ingoma mu bwenge, bukeye abiru bashaka abavura Rugwe. Babona imusambira ku murenge witwa Rw'impyisi hafi ya Kambyeyi, nyuma bawuhinduye Kabungo, bivuga ikibyibushye gihozagaye cyangwa impogazi. Nuko abo bavuzi bishingira kuvura Rugwe, baratangira baramurutsa, bamurutsa inzoka. Abo nibo bagizwe abagombozi, abanyamuhango w'inzoka. Bamaze kumuvura bagororerwa umusozi witwa Musamo aho mu Nduga. Bawuturaho kugeza magingo aya bakiwutuye. Ni bamwe muri ba bandi batwara inzoka mu mpago. Rugwe rero bamaze kumurutsa inzoka baramwondora, arakira aba umusore. Batuma ibwami bati Rugwe yagaruye ubuyanja, aguwe neza, muraze mu mujyane. Ubwo ava ku Musamo agaruka iwabo i Gasabo mu Bwanacyambwe. Rubanda bagumiriza guhwihwisa bavuga ko yarozwe na Mwendo. Mwendo amaze kubyumva ashya ubwoba aracika, acikira i Bugesera. Nuko Rugwe akomeza kumererwa neza ndetse atangira guhiga. Atura abahigi benshi b'urungano rwe, abimbwa n'ab'umuheto. Ubwo u Rwanda rwari rugifitwe na Cyenge. Haciyeho iminsi abahigi ba Rugwe bajya guhigana n'abandi i Karama ka Kigali. Umuhigo umwe arasa impongo inkumbi, undi umuri hafi aramutoya, aribyo bivuze gusonga icyanegekaye. Impaka zirabyuka, baza kuburanira Cyenge. Umwe ati ninjye wayirashe, undi nawe akavuga atyo. Rubura gica. Rugwe amaze kumva uko Cyenge n'abatware bavuga bananiwe guca urubanza, ahagarara hagati yabo ati mbese ibwami hagira ababurana gusa hakabura abaca imanza? Ataba abagabo bahayurana ntibahize bonyine, none nibaza n'uwari uhari abakize. Kera niko umugabo yitwaga, bamwitaga uwari uhari. Rugwe amaze kuvuga atyo, abari aho bose baramushima bati koko umwana yagaruye ubuyanja, ubwenge ni bwose. Abiru babyumvise bibuka isezerano rya Ruganzu wasize avuze ngo kandi ntimuzampere umwana ubwami kuko ari we uzabwiha. Ubwo babonye ikimenyetso cy'uko abwihaye, bategura imihango yo kumwimika, baramwimika. Arima yitwa Kirima. Se yari yararisigiye abiru be ati umwami ndazingoma ni Kirima kizirimamo amahata. Nuko abiru bamaze kumwimika, rya jambo ry'abagombozi bo ku Musamo ngo umwana yagaruye ubuyanja, batangira ubwo kurikuririza, bararikurakuza, riza guhinduka umugani bacira ku muntu babonye amaze gukira ubuzahare bw'indwara cyangwa bw'umukeno. Bati naka yagaruye ubuyanja. Kugarura ubuyanja rero nibyo bivuze gukira ubuzahare. Ubuyanja ubwaryo bikavuga ubuzanzamuke.
murakoze muragahorana amata ku ruhimbi.